ari indazi n'umukandara ni kege gifata mu nda imodoka yagutwara niguheze yarwanye nagweza oya kucyuta ariko imodoka iragutwara ikakugarura byo imodoka irakugarura ariko urupfu ni kugarira kugizite ikugarira inagutwara ashani kwakugarura urupfu kwakujyana baba bagutabye mujya kugatirura ari ngeri ceceka nk'amasegonda abiri twumve nimba mikorera tuvugira ngaho yanze kuvuga si Mbaza Nkubaze ufite urushu n'ihene n'intare waba besi ugiye kubijyana mu kato wabijyana gute uzajya ujyana bibiri utemereje kurenga urushu n'intare utemerewe kurenza ibintu bibiri wajyana intare wajyana intare inuzi igasigara ku rushu wajyana ihene intare igasigara intare ntabwo ijya ku rushu wajyana ihene wayigezayo ukagaruka ugatwara urushu oya wajyana ihene wayigezayo ukagaruka ugatwara urushu rero warugezayo ukagarura ihene iyo ntare wayigerezayo ukajyana intare si biri kumwe iyi ngoro oya kandi kumwe n'urushu wajyana urushu oya wajyana ihene wayigezayo ukagaruka kandi wemere kujyana ikintu kimwe bibiri ihene wayigezayo ukagaruka waba ukimaze kugaruka ukajyana intare wagezeyo intare ukagarura ihene wagarura ihene ukajyana turajyana intare n'ihene gute intare irajya ihene uri bujyane n'ibindi yewe nafata urushu nkarushira mu mufuka ubundi nkajyana ihene n'umufuka gute si kandi nta mufuka ufite wafite ibintu baguhaye ibyo bitatu wajyana ihene wayigezayo ukagaruka ukajyana intare waba ukigezayo ugahita ufata ihene ukayigarura inyuma ihene waba ukigezayo ugahita ufata urushu ukarujyana waba ukigerayo wajyana intare rukumva noneho nkajyana n'urushu ndufashe nkagerayo nagaruka nkagarukana urushu ariko uko wajyana intare n'urushu ukabisigayo kandi wemerewe gutwara ikintu kimwe bibiri nakubwiye bibiri Mbaza Nkubaze hari igiti hari imbwa ntabwo iziritse ariko hirya cyo hariyo akantu k'akavo nyine kameze ukuntu k'ikivo gatoya noneho wowe ushaka guca ayo mapera wabigenza ute kugira bigenda ute kugira uca ayo mapera hari imbwa ni ukuyibwira ikagenda gute se ni ukuyihamagara hajya yitwa ngo yitwa dumburi cishani ikati zikakujya kandi itaziritse ikati zikakujya ni ukuyibwira si babigenza ute noneho ni ukuzana inkoni ukayihuragura ikakujya gusya yakora ni ukuvuga gusya itagenda ikati zikakujya wamanza wanywa nyine kugira ubone uko uyikubita ntabwo ufite gute ikati zikakujya wayereka akavidewo urakumva ikasamye iri guseka ukatamika ibuye ubundi ugafata agatambaro ukazirika ku maso ukajya guca ayo mapera gute se ikakujya kandi yaba ifite ibuye mu kanwa gute se iryo buye uba warikuye cyangwa se urajya kurishiramo iryo buye ubicishije mu iyo nzira gute iryo buye urajya kuryinjiza mu kanwa k'imbwa imbwa itaziritse ahubwo yabaye ko imbwa ifite ubwenge nk'ubw'umuntu iyo bayikurikiye uzayihereza igufwa ritari inyama reka itazaricira noneho nkanswe kuguye kurishira kuri ibuye ikurye ngo bifite ukundi ukuntu byagenda gute wabibaza ubu wabitubajije hano hakikubwiye rero twagitsinze byagenda utaho wafata rero ibuye ukajugunya mu kivu gati uvuga dumburi imbwa ikirukanka
amara kwirukanga afite rero ubwenge nk'ubw'abantu no sinago yumva bayita dumburi kandi iyo yariguye mu mazi gasoje bahamagaje dumburi wagenda utazi iyo ugiye nese nyene mpamagaze nagenda wapi iyo ngiye kavuga soveri bari kugushaka iwanyu wakomeza ugahagarara agatirago bari kuwushaka ni ukuyibwira ati bari kunshakira iki ni ukubanza nayibaza neza nosi iyo nyoni guhamagaye ikakubwira mbere bari kugushaka wavuga ati bari kugushakira iki wayibaza se kandi nese niyo mbwa rero yabaza icyo kintu kivuze dumburi ngo yewe kunshakira wari wabona iri kubaza umuntu ngo aturi kunshakira iki imbwa ikibazo cyawe ni uko itavuga rero urumva nyine watsinzwe tuzi natsinzwe ndabyemeye maze nta kabazo ako nambaza ngira inzira eshatu zo gushira ukwavu muri firigo inzira eshatu inzira ya mbere ni ugukingura firigo wowe yumvishije iya kabiri ni ugushyiramo imbeba wanafata warufata ute se ugira zaba zibaye njyewe nafata firigo nkayimenagura nagisa nashyiramo amazi nashyiramo amazi muri firigo nkayakonjesha amara gukonja nkabona urukwavu garukubita barafu rukataguma none se simba wari wabona firigo iri gukora barafu nusi iyo ufashe amazi ukayashyira muri firigo ukakonjesha cyane yaba barafu ntabwo yaba barafu yaba barafu kizohita kubita ku gakwavu kakata kipfisha nese uri kumva utavuze inzira enye nese ugakubisa ku gakwavu kakipfiza waba ugasiza muri firigo uvuze inzira zo ugashyiramo eshatu njye nafata imbeba ngajugunya muri firigo nakingura firigo ngafata akabeba ngajugunya muri firigo ugahita eshatu zo kugajugunyamo gufungura gufata imbeba simwe gufungura firigo ni iya mbere ugafata imbeba iya kabiri ukakajugunya muri firigo iya gatatu nafata firigo nkayifungura ubwo zibaye ebyiri nangiza kuyifungura nkajya gufata agakwavu ngajugunya muri firigo zaba zibaye ine gutesi gufata imbeba no kuyijugunyamo aho ukorera ukuntu wabigenza wafungura firigo ugashyiramo urukwavu ugafunga warisize n'ibyarangiye nyine wafungura firigo ugashyiramo urukwavu ugafunga bwambwira inzira eshatu zo gushyira imbwa muri firigo nafungura nanone nkayishyiramo washyiramo imbwa maze ikajya guha urukwavu bikaba birarangiye nafata urukwavu nafungura firigo nkangiza nkahita mfata inyama nkayijugunya muri firigo nkashijugunyamo n'imbwa ubwo bibaye ine gute se aho wakuramo urukwavu ugashyiramo imbwa ugafunga nagereka ngo baterake utakuramo urwo rukwavu utafunguye kandi mukajya bavuze ko wafunze urukwavu tutafunguye reka amabwire noneho ukuntu ibigeni bya sitayi wafungura ugakoramo urukwavu ugashyiramo imbwa inenge wafungura ugakuramo urukwavu ugashyira wafungura noneho bwabwira inzira eshatu intare yakoresheje igikwe urumva ajyamo inyamaswa zose habura inyamaswa imwe mbwira iyo nyamaswa ni iyi umuntu iyo nyamaswa ni umuntu ahubwo ni ya mbwa iri muri firigo kandi wayikuyemo wakuyemo urukwavu ushyiramo imbwa iyo mbwa rero iracyari muri firigo niyo Mbaza nkubaze ari mikoro n'ijwi ni igiki cyumva ikindi mikoro yumva ijwi kandi ijwi kandi mikoro nayo itanga ijwi nyine ibitego iyo uvuze
mikoro yakira ijwi ryawe hari n'igihe biterwa n'uri kuyikoresha ariko ushobora kuvugira hano na mikoro kavuga nesi wabwira mikoro ikagusubiza wowe wavuga mikoro uraho ikagusubiramo ngo mikoro uraho ariko ntiyakongera kuvuga ati ngo mikoro uraho ngo yego ndaho ntabwo yabishobora gute yagusubiramo ngo mikoro uraho yagusubiramo mikoro ntabivuge nasi yasubiramo ibyo yakumvisha wumva ko utazabyumva mikoro uraho wumva ko utazabyumva nzabyumva nyuma ariko buno ninayibwira ngo uraho insubize yagusubiza nyine mikoro irakumva ikabona mikoro uraho akavuga ati iraza kugusubiza mu kanya uri kubibona iransubiza hashize igihe mikoro nayo iragusubiza ati mikoro uraho niko iragusubiza ngo ndaho byose bitangijwe mikoro iraba yabaye ikimari iri kwibaza kandi ikibazo gisobanuye ngari mikoro n'umuntu ngo niki cyumva ikindi gitangijwe ni umuntu urutanga rikajya muri mikoro kandi na mikoro ivuga nasi mikoro itangijwe rikajya mu muntu yayitanga mikoro ishaka ngare ceceke nk'amasegonda abiri twumve nimba mikoro iratuvugisha ngaho yanze kuvuga yanze kuvuga ni umuntu utangijwe akaba aratsinzwe ari ubwonko n'umuntu ikihe gikontorora ikindi ubwonko bukontorora umuntu barasaze ubwonko bukontorora umuntu bukontorora gute se ubwonko bukontorora umuntu nakontorora ubwonko si wari wabona ubwonko buri kurwana nyine ubwonko nibwo bubitekereza kurwana n'umuntu nasi gutekereza ni ugukontorora kuvuga ngo ubwonko bwe gutekereza ngo uriya ni ikigoryi umuntu ari bubivuze umuntu ari bubivuze yabivuga kujya kubivuga ubwonko ntabwo ari bwo butuma ubivuga ari ibyo ubwonko waza burimo hako ubwonko bugatekereza uri igisenyi igisenyi kandi wowe uri muri gute kandi ibintu byose uri kureba biri kujya mu mutwe biri kujya abasazi ubwonko bukontorora abasazi gute se abantu bazima nibo bakontorora gute se bwira impamvu byo n'abasazi umusaza ariko ubwonko bwageze ijana ariko ubwonko buri kumukontorora ukontorora ubwonko wazanye uvuga ati etide sindayikora ndagenda nkontorora ubwonko agakayi kose mu mutwe kare nosi aribyo bifate vuba ni kunegeza ariko kugira ubifate urabanza ubyigingo bijya mu mutwe mbwira niyo mpamvu nyine ubwonko bwakosha ujye kwiyahura ukajyayo utajyayo se ubitekereze utabitekereje nani reka mbwire kitagutera kujya kwiyahura subiza gutekereza ibitekerezo byo mu mutwe subiza ngo niyo mpamvu umuntu niyo mpamvu ubwonko bugukontorora bubona nujya kuri keyisi tugahanuka ubuguru bugashwanyagurika urababara mu mutwe ukumva wenda gupfa wenge sinabyemera akambwiye ko nabyemera ubwonko wabaye tusana gute se nose se hari igihe uba uryamye ukarota wenda uri muri amerika nose uba wahageze ni ubwonko buba buri kubukoresha ubwonko burasevinga noneho umuntu akabukontorora kugira bisevinga gute se urikoresha wabajije ikibazo nose kubera iki wibuka ibintu byabaye kera reka mbwira bagukuyemo amaso n'umunwa urukumva n'umunwa bakawuca bagusoma bakawukuramo n'amaso bakayakuramo wagenda ugasoma ikayi ubwonko ukawukontorora ukayisoma ntabwo byashoboka ariko ufite amaso n'umunwa ubwo bwonko ntabwo nawe utaba ufite wasoma ariko ntabwo wabifata umubiri n'ubwonko byose birakorana ariko hari abantu batagira ubwonko bakaba basoma bagasoma ariko batafata ariko ubwonko bwatekereza ngo umuntu mbansomye nuko nta maso ngira niko bwakora ko ubwonko bukontorora umuntu biruzuzanya biruzuzanya ariko akenshi umurimo mwinshi ukorwa n'ubwonko
kuko ubwonko kugira ngo ngira akaboko guke burabitekereza no kweki njya kugutera oya kweki njya kugutera ibuye kweki oya buretse none se umuntu warwaye pararize ntabwo nkabagira ninkora ufite none ariko utashobora gukora imitsi yo mu bwonko yangiritse utashobora gukoresha akaboko no si imitsi yo mu bwonko yangirika cyangwa none ko ari akaboko kangirika n'ubwonko bwangirika no si kweki wajya kugutera ibuye ugahuma utiriwe ubitekerezaho ukajya nyine nuko waribonye gute byose biruzuza agasimba kazaguturuke utari kukareba uzumva wahumye kare kandi wakabonye ufite amarangamutima yuko kagiye kukuba nyine none rero ubwonko reka mbwire umuntu bamukomye abapararize baranemye ugaswara umuntu bamukomye abapararize ubwonko bunaniwe kumukotorora ngo abe muzima none reba none wari kuvuga ati ni imitsi yo mu bwonko iba yangiritse kandi iyo umubwiye ikintu ahita akiboroka none ziba zangiritse reka nkubwire ntari ako kono ndakeme none si kubera iki bagutema ukababara cyane ntiwabwira ubwonko sinshaka kubabara sinshaka kubabara nibwo bukontorera umubiri nyine ari ubwonko bukontorera umubiri ntabwo ari wowe ukontorora umubiri wavuga ati njyewe sinshaka kubabara ni itegeko njye nishiriyeho sinshaka kubabara ko icyo ubabara wowe warishiraho ariko umubiri wo ugakomeza gukakurya niyo mpamvu navuze ati byose biruzuzanya biruzuzanya ariko ahenshi nawe ubwonko yereka mbwira iyo bagutemye nagushima ku bwonko ushima aho bagutemye ntabwo ubwonko kandi bw'ukota ukajya gukorayo nose ubwo bwonko budahari wajya kuhakora gute iyo bagutemye nyine ni umubiri kubabara nta rugo ugize ubwabo butagira intoki ngo buze kuhakora ubwonko buhita butekereza bakakima kukaguru ariko ngewe ko nabibonye rata ubwonko bugira amaboko akaboko kawe gahita kaza kagabarukira mu ntoki kagafata ni imitsi si imitsi si biri kubigukoresha ubwonko bugira amaboko aya maboko yawe nyine niyo afashe ku bwonko bwawe niyo mpamvu buri kuyakoresha sara abantu bagonga si ubwonko bukavamo wari wabona ubwonko bwavuyemo umuntu bagonze bukajya gukina futi cyangwa ngo burifashe bwisubije mu muntu bagonze ahise yongera muzima ngo ari kontorere yewe gute umuntu yakika akaboko akavuye mu bwonko ntiyaho icyo tukubwira ati ubwonko burenze umubiri rero nareho umubiri guvuye mu bwonko ntabwo bufite akazi ntabwo bufite akazi kangana nkuko urugero ugonze hakavamo ubwonko wapfa ariko ucitse akaguru nta kintu wabona rero nareho umubiri guvuye mu bwonko ntabwo ubwonko bwabaho bwasigaye bwapfuye nyine mwe mu byumve byose biruzuzanya ko kimwe n'ikindi ariko ubwonko bemeza ko kimwe ari kimwe kirusha ikindi hari igihe ubwonko babukura mu muntu Mbaza Nkubaze Mbaza nuwihe mujyi wa mbere mu Rwanda ni Rubavu wajemo umuhanda ni Kigali oya niyo ndakeka ari Rubavu ndakeka ari Gisenyi ni Kigali ni Musanze perezida se yahatura gute nta muhanda perezida atuye mu gashyamba abafundi wenda abafundi bashobora kuba baturuka muri Mahoko bavuga twibanziriza muri Mahoko turabizi hariya umuhantu haje imihanda bwa mbere ni hariya Gisenyi kuko abayinjiniyeri udafite ubuyinjiniyeri ntabwo wajya gukora ku muhanda niho hantu abantu barira kudupikira kandi ari Kigali ni Rubavu nta n'ifite ya mbere nziza ndabyumva ariko nyine haje umuti ka mbere ni Rubavu Gisenyi Gisenyi haje abazungu shahuye bari kumanuka ku mazi bakubakaho etaje nka burindwi bakimanukira umwana akubakaho nka 200 nta kigo gihari ariko baje kureba amazi umucanga uri unywa amazi Nyanza dufashe nyine Nyanza Nyanza babikuye ku muntu wari uri Nyanza yakoraga kandi bavugiye cyihuta Nyanza aha rero atebajya bayita Nyanza mu gikari ariko babyitangije ni Nyanza Nyanza ako kantu karumvikana uraturashya Inyanda reka nanjye nkubaze Mbaza nkubaze
ari imodoka n'urupfu niki gitwara abantu urupfu nirwo rutwara abantu urupfu nirwo rutwara imodoka itwara abantu imodoka itwara ni abantu batwara urupfu ni abantu batwara urupfu kuko urupfu ntabwo uri kurureba ariko urupfu ujya wibuka ko turugendana turarugenda niba umuntu utwara ni umuntu urutwara ni umuntu urutwara nimba ndi kurunyonga no si nimba ari umuntu urutwara kuki utagenda ngo ruguhe umunyenga wamugeze mahoko ngewe oya urupfu nirwo nasi urupfu rwo nirutwara abantu urupfu nirutwara abantu batwara kugira utabaha umunyenga wageze mahoko umuntu yakoze impanuka ngo Gisenyi ngo yapfuye yatashye urupfu rwamutwaye he ni umunsi wo wari ugeze si urupfu rwamutwaye utwaye urupfu byagenda uteye imbere yuko rugutwara nuko ariko umuntu agiye kuvuga ngo ngiye gutega imodoka ko atavuga ngo ngiye gutega urupfu oya Mbaza nuko abashaka gutega imodoka manzi usubize utwaye urupfu mbere yuko rugutwara byagenda nasi ukuvuga umuntu avuze ati nshaka itike ingeza mu ijuru sinajya kuyoba utwaye urupfu mbere yuko rugutwara byagenda ingora urutwaye mbere umuntu agendana n'urupfu nyine urupfu rutwaye ubonesha amaso ariko Imana ntiyizi ko tugenda imodoka n'urupfu byose bitwara abantu bitwara abantu ariko njyewe ndi kukubaza umuntu atwaye urupfu agiye mu modoka ukabona mu rupfu imodoka barayitwara ariko urupfu wari watwara nasi umuntu wakoze impanuka yari ari mu imodoka itwara umuntu ikamujyana n'urupfu nabwo rutwara umuntu rukamujyana nasi kuki umuntu adatwara ariko imodoka yagutwara ntiguhezeye ariko urupfu rwaruguhezayo oya kuki utarutwara ariko imodoka iragutwara ikakugarura byo imodoka irakugarura ariko urupfu nikugarira ikugize ite ikugarira inagutwara ni kwakugarura urupfu kwakujyana baba bagutabye mujya kugatirura ari igihe kugerageza ukajya muri komu ukamara y'umuhanda ukagaruka ninzu agiye mu modoka akabona yicaranye n'urupfu ni uko urupfu rudatega imodoka utaje ngo ndukwereke kuki utagize amatsiko umunsi umwe twari turi mu modoka batarubwiye ngo rero uzakore iperereza batarubwiye ejo tuzajya ku muhanda utegere urupfu uvuge ukuntu byagenda uteganye kujya mu wakiyahura rero ukayitwara bagutwara ariko ndi kumva urupfu muri kuvuga ndi kumva ari urupfu rwa radiyo urupfu n'imodoka byose bitwara abantu ariko mbaza nkubaza nusi ufashe urupfu ukarutwara icyo gihe wazongera gupfa urupfu kuko rw'iradiyo ruba rutwaye radiyo ruba rutwaye abantu bari kuyivugira kuri radiyo kuri telefone ntuyabone ko yabikuza ukayabona mu ntoki akayaguye udasaba kuzaba urupfu twara ariko uyashyira kuri fone wari uyafite wowe ubanza kuba uyafite nasi bakohereza amafaranga ukabona yasezeye muri telefone nkahita nujyana ku bajenti akabona muri telefone urumva nosi nanjye icyo gihe rero uzaba umujyanye ku mu agenti uzampamagare tujyane manze ndurebe imana ntabwo yari yabona nasi umuntu yakohereza amafaranga araza akayaseseka muri telefone yawe oya cyakohereza ka mesaje ariko urayamuha itekinoloji urupfu nago ni tekinoloji tekinoloji urupfu bararubitsa kandi rufite tekinoloji urupfu se bararubitsa nasi wari wagura miti ukayicyura mu ntoki uzagenda urubitse maze uzagenda urubitse rero ntabwo urubitse maze ugenda wiyahure muri wiyahura nabwo ukora ubona bakarubika ngo nyine uko kwiyahura muri bipironi urupfu ruba rukoheje ngo jya kandi uba warubikije ngo ni tekinoloji ingora ngo urupfu ntibarubitsa ngambaza nkubaze basi ari indazi n'umukandara ni kihe gifata mu nda indazi bose bajya bavuga indazi n'umukandara bifata mu nda kereti n'uruhinja bitesha umutwe ntabwo uba ukumva nose ari urusenda n'imbwa ni kihe kijyana n'imbwa urusenda ntabwo ujyana ikayishyira ariko imbwa ishobora wese nta kuntu wamenya ariko urusenda ndarujya urusenda ni rwanjye njyewe ni rwanjye narumira nimba rumira ntirwakurya nduramurya nimba ryarabo ntabwo akimbye guteye iryinyo wamara n'umwaka ukibona aho bahita urashira nabwo we ngo bugere ute nk'uko yanduye yasha imbwa yagukura akaguru kazibagirwa ko yagukuye akaguru ariko nawe ntabwo
urusenda rwakuriye oya wabyibagirwa iyo uriye ikintu gicariye urakomeza kukakibuka keretse ubwonko bwawe bubaye korona niyo mpamvu wabyibagirwa wibagirwa nawe se waneye mukiri mutoya akazi ku rusenda rwakuriye mu kanwa ariko da nanjye nibyo impamvu nabwo warwibagirwa urwo rusenda kuko iyo wariye mu kanya wibagirwa ko wariye inkovu nayo wayibagirwa wayibagirwa akaguru karavuyeho wabyibagirwa akaguru karavuyeho uri kugenda ujya umunsi umwe nyine nafashe nanjye urukweto ndushyira hano turi mu mikino ndabyibagirwa ndarira abantu barambwira ngo ubwo ndongera kubera byabyagire nyine warabyibagirwa ariko ntabwo wakibagirwa kiki ntabwo wakibagirwa ko karimbwa yo kugukuka ushobora kubyibagirwa igasubira ikagira ute akaguru nikiteranya byo katiteranya aka kaguru kavaho kajya inyama maze kakongera kakamera ufata inyama ukayiterera mu kanwa nguriye Mbaze ujya ufata inyama ukayiterera mu kanwa ujya ufata inyama ukayiterera mu kanwa cyangwa yishira ku kaguru oya ufata inyama Mbaza ukayiterera mu kanwa kayibadika y'ubwabo mbese shaka nkubwire umuntu aragukebye uzaguma bari kwerekana ko bagukebye wafata n'inyama rero ukayiterera ku kaguru wapi ntibishoboka ntabwo kandi inyama wayiterera muno umuntu kubera harafungutse ntakuntu se wafata inyama ukayiterera ku kaguru bakeguru yishiremo ntabwo bishoboka haregutse iyo sitazi kudameru yanyu hari uwabishobora shema igihe wasitariye sava ibisebe ukazana n'amaraso kugize ute ibikuriye none si ariko ntabwo uri gucika rumye kuno gutwi nazine akaguru niko yitaruma ngongera nkamera ngo kamera yindiki kandi kaho iraharumwa igatera amenyo ubundi kahareka ikigende upfa kuba yaharumye gusa hari ikaruma gaca kose kakamera wabitekereza bya kaguru kari hasi nawe ni nkuko wagira urusenda urwo rusenda bakarukugumisha mu kanwa rukukurya ntibishoboka ni nkuko imbwa ye nayo yakuruma igahita yigendera nuko wabya urusenda ugahita urucira ikigende imbwa irikumvikana imbwa yikuriye wanamara n'umunsi ukiri kumva n'igikomere cyawe wenda byazakirashize nk'umwaka ariko urusenda ngo nyuma y'iminota ibiri itarenze amasegonda yaba yabuvuye urusenda rwakumaramo amasaha abiri Mbaze n'imyaka ibiri aho kozashe ari ururo rw'umweru rureba mu jisho n'uruguru rwa shokora n'aka ngaka k'umukara k'akadomo nukiya kigize ibintu akadomo n'urugumweru yabaye utareba ntabwo imana byose ntacyo bimaze ahubwo byose birakenerana ngiye se ko nigeze kugira akadomo k'umukara karimo imbere akadomo gusa bari kino kinini cya shokora akadomo ubu niyo yagenda ndikurebe ugenda nyine kureba mbese wabimenye ute ko ariko ntiwareba wegora wabimenye iki wabimenye ute byatumye mbimenya nuko nagiye mpimura kuri sena ngira ngo none ndarumiye ko nasuze ubwo seragora beye karo none sikire ugazi kutabibonye rero nibi birakenerana kugira urebe kuko utarubonye ko ari urusenda ugahikenya nk'uguhekenya urunyanya none bazagukuramo k'umukara ndebe ko uzajya ugenda urareba byose birakenerana none bazakuremo ijisho ryose ako k'umukara bakagusigira bagasizemo byikiza byo birebera iki Nkubaze kugira bibi kazi ufite amaso yose yuzuye n'amugari nuko aba yarakwamye ni imitsi iba yaruhutse ibirenzwa n'iki iba yagiye igafata agacupa yagize ikarengwa irwaye korona nikigira ku mazi nyuma by'ukuru si ngaho nabo barenganiye bata amaso ngo gaheze mu kirere umusigaho yicaye ntabwo uba ubyumva wowe nawe uratuma wowe akigira igisenyi ukajya ku mazi amaso yagahera mu kirere wakicomoke uzajya ku mazi ujyamo utarebye uzumva ijisho ngo oya ubwo uzajya ku mazi ukumva usigaye utwo tw'umukara nukuze uzanye yayandi ure kuzareba ntiwareba ariko ntiwanareba ku mazi
turashimira abakunzi b'Umwana TV tunabibutsa gukanda subscribe na comment ako kantu ni nyose tubashimira kureba Mbaza Nkubaze.